Mwiriwe neza, tugiye kubagezaho ikiganiro kiryoshye cyane kivuga ku buhanuzi. Turagize tuti ntubisakaze wicecekere, ntubisakaze wicecekere, kugira ubanze ukurikirana abahanuzi ibyo baba bahanura, usesengure ibyo wahanuriwe, hanyuma ubihuze byose na filozofiya ya Spinoza, ubihuze byose n'imikorere y'ubwonko nk'uko n'umuhanga Dr. Spencer, John Spencer. Ariko byose bishingiye cyane cyane yuko habaho ikintu kimwe gusa, habaho Imana, habaho Imana. Noneho ibintu byo tuba tubona, iyo ubonye umuntu ukabona inyamaswa, ukabona ibiti, ukabona urutare, ibyo bintu byose ntabwo bitandukanyije kamere. Kamere ni imwe gusa, ni kamere Imana igenda yigaragaza nk'icyo wakita amadirishya atandukanye. Ariko habaho igiti kimwe aricyo Mana, gifite amashami. Nubwo ku ishami rigaragaza umuntu uzabona umuntu, nubona ishami rigaragaza impyisi uzabona impyisi, ariko ibyo bintu byose biba bihurije ku giti kimwe. None rero tuzi ko hari abantu bakora ubuhanuzi koko bugasohora, ariko se iyo umuntu ahanuye ibintu bigasohora, ni ukuvuga ko aba yavuganye n'Imana iri ahantu mu ijuru. Filozofiya ya Spinoza itwereka yuko Imana ari isoko. Imana ni isoko idatandukanye n'ibiyivubukamo, kandi ibiyivubukamo ntabwo bijya hanze yayo, ahubwo biguma ari ikintu kimwe cyo Spinoza yita modifications cyangwa mode. Ishusho nziza ni ukubona inyanja idafite imbibi, ikaba ariyo Mana. Ya mihengeri ibonekamo ikaba ariyo byo bintu bisanzwe bizwi. Ubwo muri make habaho ikintu kimwe kandi ibintu gihuje byose. All is connected. Noneho uhuye n'umuntu araguhanuriye, kandi aguhanuriye ibintu nawe wari umaze kubwirwa nka kabiri, abikubwiye ubwa gatatu, mutari mwarabonanye. Wowe uhita uvuga uti ubwo abimbwiye Imana buriya ntivuga rimwe. Ubwo abimbwiye Imana ntivuga rimwe, biriya bintu bizaba, ni Imana yo mu ijuru yabimubwiye. Nawe koko ni umukozi wayo, kuko ahuje na ba bandi ba mbere. Ariko nkubise mbangura ndakubwira yuko uwo muntu wa gatatu uje nta hantu atandukanye n'aba mbere, ariko noneho we yahoza kopera ku byo bamubwiye. Wowe ni nko kumuzanira fayiro yawe ngo nsomera, urumva? Ukamuzanira fayiro akagusomera, yamara gusoma fayiro ugahita ushimira Imana, ukazamura ibiganza mu kirere ngo mpuye n'umukozi w'Imana. Ariko ni fayiro aba arimo gusoma, kuko ibintu byose biri connected. Ababikubwiye mbere ntiwabyanditse ahantu koko ngo umuzanire urwo rupapuro, ariko warabigumanye muri wowe, ntabwo byasibitse, ubwo byanditse ahantu. Nibyo rero umuzanira. Kandi nanone hari n'indi principe ivuga ku bijyanye no kuba connected. Ubwonko bwawe bukaba connected n'ubwe, akabisoma. Cyane cyane ko uje ugaragaza ko uje kuneka Imana cyangwa kumuneka. Uba ufite ubwoba, uvuga ese biriya nibyo birahura. Ibyo bintu byose arabikurura. Yabikurura akakubwira ati ufite n'icyaha cyo kutizera Imana, kutizera amasezerano y'uko azasohora. Ibyo bintu byose iyo bikujeho, wowe uravuga uti Imana noneho nahuye nayo, ukiyongeramo imbaraga. Ariko ndababwiza ukuri, kari ikibazo cya physics. Ni ikibazo cya physics. Ubujiji buba mu bijyanye n'ubuhanuzi ni ikibazo cya physics.
ntabwo ari metaphysics yo ntishoboka kuko reality iriho ni physics, yaba ibigaragara ibitagaragara n'ibiri muri world yo twakwita spiritual cyangwa by'umwuka, nabyo niho bigaruka, nabyo bigaruka ku bifatika, kuko n'ubundi n'ibitwita ibifatika physics iyo byinjiyemo neza usanga nabyo bisa nkaho bidafatika. Iyo winjiye muri za electron atoms ukinjiramo usanga byinshi bigize icyo wakita vide cyangwa amavibration gusa. Icyo rero dushatse kwerekana ni uko umuhanuzi w'ukuri, twe turavuga uw'ukuri ntabwo ari uw'ikinyoma, uw'ukuri ntabwo aba yavomye ahantu mu ijuru ngo yavuganye n'Imana uko byagenda kose, ntabwo ni ibintu biri aho muri ni amavibration aba arimo kugenda kandi principe akoresha ni nk'izo musanzwe mukoresha mu ngo zanyu cyangwa mwibagirwa gukoresha. Hari icyo bita quantum entanglement, kuvuga mu magambo asanzwe mu buzima busanzwe ni ukuvuga ngo once connected is always connected, once connected always connected. Ibintu byigeze guhura n'ubundi bihora bihuye. Iyo umumemba w'umuryango wawe agize ikibazo ari kure urabyumva, iyo umugore wawe agize ikibazo agahindura imyitwarire urabyumva, nubwo yaba ari kure ari no nko mu Bushinwa wowe uri mu Rwanda wabyumva. Iyo umugabo wawe ahinduye imyitwarire ishingiye ku cyabahuzaga nabwo urabyumva. Ni nacyo usanga abantu bagira gutya bakica nk'abo bashakanye ngo babaciye inyuma, burya ntabwo ari bo baba barakariye, nibo baba birakariye ubwabo. Baravuga ati ibi bintu uko nabyumvise nkabimenya nkanga kubiha agaciro, nkategereza ko mbona message muri telefone, nkategereza ko mbona umuturanyi abimbwira, nkategereza ko bamufatira muri lodge, atariko nge nari mbizi pe. Ibyo bintu byose bituma yirakarira, umujinya ukaba mwinshi cyane, akitwara nabi cyane, ariko ntabwo aba abonye icyo kintu ngo kimubere gishya. Mu yandi magambo once connected always connected. Niyo mpamvu ibintu umuhanuzi ashobora kugukuramo amakuru gusa kuko mwigeze kugira aho muhurira, cyangwa kuko n'ubundi musanzwe muri amashami y'igiti kimwe, amashami y'igiti kimwe. Nanone hari ikindi kiba ukajya kubona abahanuzi bari ahantu mu cyumba cy'amasengesho cyangwa muri church bakabanza bagasenga n'abayoboke babo bakanakinga ku buryo nta winjira nta usohoka, bakavuza ibinyuguri n'iki byose. Ibyo bintu byose abasa nk'arimo kubasikaninga, ni nka scanner abarimo gukora, abarimo nko kumuha buri wese areba fayile ye. Bamwe abariho ibintu biri meaningful kurusha ibindi akaba ari by'ababwira abandi akanabiho, hari n'abareka kandi ibintu byabo yabibonye. Ni ukuvuga mu yandi magambo byose biba biri muri nature, ntawe ujya kure, hanze ya nature nta gihari kuko nature niyo Mana. Murakoze cyane. Twigisha filozofiya ya Spinoza irimo interuro igira iti Deus sive natura, ni ukuvuga ngo Dieu ou nature, Imana cyangwa kamere. Hanze ya kamere nta gihari, nta kintu ndenga kamere gihaba, nta mwuka wera uri hanze uba wavuganye n'abahanuzi, ahubwo icyo tugomba gukora ni ukwiga neza nature, ni ukwiga neza nature, amategeko ya nature cyangwa amategeko ya kamere nayo nyine niyo Mana, ntago iri hanze y'ibyo. Iyo utabizi rero biragutangaza cyane cyangwa bikakuboha wiruka inyuma y'abantu cyangwa inyuma y'amasystem, wibwira ko abantu aba naba bavuganye n'Imana, ariko yahanura bigasohora, ntago ari we ubirema. Hari ubikora akavuga ati ngewe ubuhanuzi bwanjye ntago buranzika ngo biremwe nonaha, ariko ibyo bintu byose nibyo abasomye gusa, nta mbaraga ziba zijemo, nta butona bafite ku Mana. Iyi ntwaro nguhaye rero yikoreshe kugira ngo usesengure iby'abahanuzi, usegure